kwimesera kubera iki no kwimesera kandi arico namuzaniye rero icyo gihe ntubaramushatse nk'umugore ahubwo barazanye umukozi uba washatse umukozi rero iyo ari umugore wawe muba muri urugingo rumwe nk'uko abashumba babitubwira uba ugomba kwiyumvamo ko ari wowe kubera iki wumva ukoze icyo kintu si urugo rwawe uba uri gukorera si umugore wawe uri gufasha kubera iki wumva ko ukuye sinzi wenda mwebwe mufite indi myumvire ariko njye mba numva yuko ubikoze ari muri discipline mufitanye y'urugo hatarimo agasuzuguro k'umugore ngo yakubwiye ngo bikore nawe ukitoreya ukitowa kugira ngo umufashe njye mba numva ari ibyo ariko wa mugabo wikakaza ntabwo mba numva ko yashatse umugore ahubwo aba yarazanye umukozi ashaka ko amukorera ibyo ngibyo akavuga ko njye nashatse mbirambiwe uyu nico cishinzwe kunkorera ariko iyo wumva ko ari umuntu wawe ari umugore wawe murafatanya kandi mukuzuzanya abahaye bikakaza rero ngo mugende muje ku mahombi mushaka babahombeya kwikakaza gushire woterura icayi hariya woterekaho amazi yo kwarika mu gihe umugore ahubwiye mutundi abantu bakuzuzanya ariko hari n'abagore hari umugore ushobora kumusuzugurira ico abagore b'ubwenge bake nabo barahaba nukuvuga ngo nimba umugabo ashobora kwitorera akavuga ngo reka ngufashe kubera kuri busy amaro hanyuma umugore nkubona aho agahita amusuzugura ico bwaca akamutuma n'ikindi kiri munsi y'ico umushitsi avuze ko bene uwo muntu aba afite ihakirita idapfundikiye neza ariko nabo baheze inama bene abo hari igihe burya umugabo kuba yagufasha ico kintu mu by'ukuri si umurimo uba umubereye ahubwo we yakugiriye nk'impuwe ariko kandi nawe ntukwiriye kubigira akamenyero nimba yagufashije uyu munsi tubivuze ngo ahore mu gikoni bivuze ngo nukora umusigire yiwe ngukorope ngusiga ngo ukorope ngo uvuge ngo nawe ngo naza ngo papa kanaka ngo araza nyogereza amasahani wa mugore ubwo ibyo sibyo ahubwo ku mugore w'umunyabwenge umugore udafite ubwenge abigira nk'akamenyero cyangwa se akanamusuzugura akavuga ati arayogeje azoza ahora yoza ariko ku mugore w'umunyabwenge yohana nyine ukwiriye ko appreciating icyo kintu ukabona ni nk'igitangaza kimanutse wowe utari ukwiriye utari ubereka umubwira ati mugabo wanjye wakoze rwose ariko wagize neza ku buryo nawe na kwa kundi wamubwiye byamutera n'imbaraga avuga ati uyu munsi nakoreye umugore kano kantu noneho ubutaye azasanga namusasiye nk'igitanda ku mufano noneho byagenda gute ugasanga nawe bimuhaye courage ko kuba yagufasha ariko ibaze nk'umugabo akogereje nk'amasahani ku mufano ukamubwira ati uko se zira safuriya kogesha ukazireka cyangwa akakubwira ese ukuwogesha cyangwa wagize gute ugasanga arangaje akoresheje n'umugabo ukuntu yakoze ibintu bitari bye ugasanga umugore ntabihaye agaciro ariko umugore nubona umugabo yagufashije si itegeko ko agufasha ahubwo ngo muza munabibwirana muri ku gatorero n'abanyu bagore muvuye ukamubwira ati nje buriya aza nakubitiramwe akanyunyuguriza tusafuriya na teremusi simbizi njye ntabwo nkunda ibintu bya kurukuru n'agashesho ntabwo mbizi ariko hari ibintu bimwe umuntu avuga byo mu rugo bitaba bikwiriye nk'ibyo ngibyo kujya kuvuga umugabo wanjye azanyogereza isahani kuri bivuga se ngo bitumarire iki niba azazi kohe niba aza burya mu rugo buri famiye bifite ukuntu yubakitse kandi mukwiriye kumenya amabanga yanyu uko mwubatse kujya kuvuga umugabo akogereza amasahani aho tugire guteze bantu naje ndabagaye pe hanyuma Diane kuraganira neza mu byukuri afite ubwenge butangaje ndagira namwe ko murabwumva abakeneye byinshi muzagane hariya kuri Diane Mugisha official mwumve aya makuru afite ubwenge kandi karaganira neza karubaka ingo nimba ukeneye kwa gufasha kubaka ifamiye yawe wamugana akakuganirira akagufasha kubaka urugo rw'iwawe hanyuma Diane nk'umuntu uzobereye urugo ugira na televiziyo iganira ku bintu by'ingo umuntu akubajije nk'umuntu wubatse none ariko kwanda ntaragera kuri ico hari abantu bazaba bapare
arashaka mu kwa mbere ku minsi 2, mu kwa mbere ku minsi 14 akaba pare. Uwo mubyeyi ubwo bupari bwo urabwumva nubwo kwifotoza kugira bagire amafoto asa neza ariko nta experience aba afite. wowe umuntu ushobora umuntu akubwiye ngo umuhitiremo pare, wamuhitiramo pare ugendeye ku bintu bimeze gute? Okay, burya abantu babanye neza baba bazwi, n'ababa babanye nabi akenshi baba bazwi. Ngiye kumuhitiramo umupare, nareba umuntu mbona mfite ikintu nza nigiraho mu kubaka kwe, umuntu ugerageza gusigasira urugo rwiwe, kandi umuntu w'inyangamugayo w'imfura, wagira ibanga ku buryo wamubwira ikintu cabaye iwawe ntugisange hanze, umuntu ujijutse, umuntu mukuru, umuntu uciye akenge. Kuko kuzana pare umaze desime nakoze mariage, abo baracyari mu kwabuki, umugabo ntaramubwira nabi, ntararwaza umwana ngo agire rwaserera, nta experience nimwe afite. Uwo nawe aba agikeneye umuntu umuba hafi. Rero ngiye guhitamo pare, nafata umuntu uciye akenge kandi umuntu ufite amakuru yiwe ko yubatse neza. Urakoze cyane. Ubwo abantu baza bakora mariage agatumira umuntu weruka gushaka vuba mu muhana ngo ari umubera pare, ngo ubwo bafite amasoge sasa, abo nabo Diane yabyanze. Diane official Mugisha yagumye guhakana. Turi hano kuri Effective Family kugira ngo tubafashe kubaka ingo hamwe n'umukozi w'Imana, umunyamakuru Mugisha Diane official. Mu rugo n'ubundi habamo ibintu byinshi turagenda tubikoraho kubera ko twakubonye. Uyu muntu agoye kubona, tugize ngo ubuze umubona hari kuri televiziyo, ngo igihe umushakiye wo mubona. Agoye kubona cyane. Niyo mpamvu tumubaza utubazo twose tuba twibaza kugira ngo adufashe kudukemura. Uburezi mu rugo ubona purusa nyinshi, yego uburezi mu rugo kurera abana ni bya bombi, ariko hari ushobora kuba arusha undi uruhare runini kurera abana mu rugo, abana mwabyaye. Numvaga parenting ku babyeyi bose ibikwiriye ko baba hafi y'abana bakamenya ubuzima bwabo, ariko cyane cyane mbona uburere bw'abana kenshi, kubera ko ndabivuga gutya kubera ko umubyeyi w'umumama niwe ubana n'abana cyane, kandi akenshi nza numva abagabo, sinzi umuntu nawe wabahaye ako kantu ko kuvuga ngo umwana ngo niba ari igipfu ngo abukura kuri nyina, yaba ari umunyabwenge ngo abukura kuri se. Ninde wabagabo mwe ninde wababesha? Ni ukuvuga ngo umwana niba yangiritse, mwese nk'ababyeyi ni iryanyu, ariko cyane cyane kubera ko umubyeyi w'umumama ari ubana n'abana, niwe uba ukwiriye bitabuje ko n'umugabo nawe uba ukurikirana ubuzima bw'abana bwa buri munsi. Hari abana, hari ababyeyi barera neza nk'uko ariko ugasanga n'ubundi hari abana bamwe ntibabumvira, ugasanga n'ubundi bwa bugoryi bwo mu rugo bw'abana bamwe na bamwe ntibubuze. Ese ni ugupungukirwa, ni intege nke z'uburezi, cyangwa nyine hari igihe umwana nk'uwo mu rugo atabura? Simbizi, hari ibyo nza numva ngo nyine ngo nta muryango ubura ikigoryi, ariko simba mbihamya ko ariko bigomba kumera, ari realite, siko kuri. Gusa njye mba numva ko biterwa n'uburere abana barezwe. Ubundi niba ukiri umubyeyi, ukiri umwana mutoya, ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo umubyeyi wigisha umwana inzira nziza uyimutoze, azarinda asaza atarayinyuramo. Ikintu atarayita. Hanyuma niba uri umubyeyi, niba ukibyara bwa mbere, cyangwa se niba ufite nk'umwana w'umubebe, muri ya masaha uri kumwonsa, cya gihe umwana ari konka, zoza umwonsi uri kumusengera, kubera ko umwana arasengerwa. Hanyuma iyo usengeye umwana akiri mutoya, hari ibintu byinshi agenda byepuka kuri we, uri kumva. Hanyuma n'ikindi kintu,
kandi n'ababyeyi nabo bakagerageza kubana neza. Hari umwana ukurira mu muryango w'ababyeyi bafite amakimbirane, ugasanga uwo mwana ntakuze neza, ugasanga nta burere mumuhaye kubera ko namwe ubwanyu musa naho mwabanye mutararezwe. Hanyuma rero uwo mwana kiba kigomba nuko muba mukwiriye umwana warezwe neza guhera akiri mutoya. Simpamya ko nyine yakura akabitandukira. Enda uko mama uri kumva? Enda uko utekereza ko ashobora gutandukira ku buryo yava inyuma y'indero mwamuhaye n'umwana nta kibazo reka tuje ku kandi kabazo nifuza kukubaza n'ubundi. Hejuru imibanire y'abashakanye ni ikintu kinini, ariko abantu babivugaho kwinshi ni namuhaba akantu ko abantu bashakanye kumva ngo none ntibakibana, yabaye divorce, batandukanye, byatewe no kutizerana, byavuye mu ifaranga. Imibanire y'abashakanye muri rusange, urubanza udufashe uduhe, ubanza utumurikire, hanyuma turaza kureba imbogamizi ubona mu by'ukuri abashakanye bakwiye kubana mu buhe buryo. Kubana mu buhe buryo mu transparence, kwizerana, haba mu mafaranga ndetse no mu myitwarire. Okay. Yewe sinzi ukuntu navuga, gusa urugo rwubakwa n'ibintu byinshi. Waruvuze ku kintu kijyanye n'amafaranga, ko abantu bashobora kuba bagipfa cyangwa kuba umugabo ngo agira ye ku ruhande, umugore atazamenya, umugore akorera ye nawe nayiwe ku giti ce, cyane cyane ngo mwebwe abagore yanyu nayo kwisukisha, gusiga inzara no kugura amayinite, kugura amashaneti, nubwo mwoburara mu rugo cyangwa bakirukana umwana ku ishuri. Ibyo ngibyo ni iby'umugabo, ni charge z'umugabo, ndetse akwiye no kuguha nayo wisukisha kandi ukora. Abagabo bakabyinubira, abandi bagore bakavuga ati amafaranga abagabo barayakorera, bamwe bakayanywera. Ibyo bintu narabivuzeho, reka nongere mbivuge. Ubundi ku kintu kijyanye n'amafaranga uri kuvuga ngo abagore ngo ifaranga zabo ngo ibiki n'ibiki, njye mbona bipfira ku bagabo. Bipfira ku bagabo ati kuki? Ubundi umugore iyo ashatswe iwe ava iwabo agasiga byose, akaza agasanga umusore yakunze. Noneho iyo aje wowe abaje mu kandi gahugu, mu wundi muco, abaje kwiga ubundi buzima. Hanyuma rero iyo aje wowe nk'umusore mugiye kubana, uba ukwiriye kumubohokera, uba ukwiriye kumufungukira, ukamwereka wowe uriwe, wowe nyawe. Noneho niba ari ikintu cy'amafaranga, simpamya ko umukobwa wageze iwawe ukaza ukamubwira ati rero nkubwire sheri wanjye, ubu kuri banki mfite aya mafaranga, ku ikofi mfite aya mafaranga, umushahara wanjye ungana gutya, uyu niwe ngewe, ukamubwiza ukuri. Uwo mukobwa simpamya ko azagera iwawe nawe nabona akazi ngo avuge ngo bampembye amafaranga ngahe, ahisha ayandi, kandi wowe ujye umubera open. Aho bipfira rero, uza usanga umugabo ukagera mu rugo we mu by'ukuri ugezeyo ntuzi ngo umugabo wahembwa amafaranga ngahe, ntuzi ngo afite amafaranga ngahe mu nzu. Uramubwiye ngo wampaye amafaranga y'imboga, akakubwira ngo manurire iriya shati, we yikoreremo. Uri kumva? Uri kumva? Manurira iriya shati. N'umugore ntashobora gukoramo ngo amenye ngo hari harimo 200 hasigayemo 100. Uri kumva? Ntabwo umufungukira. Uri kumva? Ntabwo umufungukira. Warikomeje aravuga ati kubera iki se umugore agomba kumenya amafaranga ngahe? Ayo ushaka ko yabonye, ushaka niki ushaka. Rero na wa mugore kabiri kangahe azabona amafaranga, mukuru wiwe uri hanze mwohereza ifaranga, nawe ntazokubwira. Azovuga ese nanjye ko ntazi ngo afite ifaranga zingahe, wangiye mubwira ko mfite amafaranga. Naho azavuga ko nanjye mafite utundi tubazo nikemurira, umusatsi wanjye urashaje, reka nanjye nisukishe. Niho usanga umugore avuga ngo ifaranga zanjye nanjye nizanye.
kubera ko utamubohokeye. Niba uri umugabo, inama nakubwiye, niba ushatse ba open, ereka umugore wawe ukuri, agukunda ukuri, amenye ngo umugabo wanjye tumeze gutya. Urabizi ko abagore ikintu bashoboye ni management. Niba afite umuhaye amafaranga 500 ukamubwira ngo uzongere unyaka ndi cyumweru gishize, ndakorera ukuri, azabikora. Ariko abizi ko nta kindi umukinzi. Ariko hari igihe bimubwira akavuga ati wacu turaziranye, uku ni iterabwoba afite, ariko turaziranye, uko afite ayandi ahishe. Ukaba usanga n'umugore ageze hariya ari kumwe n'undi mugore ufite ifaranga, abonye akanyama k'inkoko, nawe aravuze ngo reka nkagure, ntazi ko wenda hari izindi faranga ari ubone, kubera ko azi ko ntazi uko umugabo ahagaze. Ariko niba azi ngo ayo 500 niyo dufite, azogenda hariya yigura utuboga twa 50, azigame, kubera ko avuga ngo ninsesagura ejo turabwirirwa. Ariko kubera ko umugabo utamubere open, azovuga ati ni iterabwoba ry'abagabo, ndagenda afite ayandi aragira gute. Niho rero usanga habamo conflict mu bintu bijyanye n'imitungo. Ariko ikosa njyewe mbona riva ku bagabo. Naryo nirise naryo rituvaho ko abagore mutazamwemera ko abagabo batafite ifaranga. Niyo akubwiye ngo nta mafaranga mfite, nubwo mama mwirirwanye hehe mumaranye iminsi 2 ahantu ku musozi nimba mwaba muri gusenga, arataka akubwira ati mpa amafaranga. Ese nabyo biterwa nuko n'ubundi umugabo ataba yaramubohotse ngo mubwize ukuri ko nta mafaranga afite, cyangwa amenye ngo naye hasigaye. Nico kibazo. Ntiwamumenyereje kumubwiza ukuri ngo amenye igihe uyafite n'igihe utayafite. Nico kibazo rero. Iyo utamumenyereje kumubwiza ukuri, azavuga ati yego siwaruvuze ngo mwari mumaranye nka kangahe ahantu runaka. Yego. Ashobora kuvuga ati uyu nguyu sinomenya aho yasize acukuye akobo azinagama. Yakoboye. Nongi yakoze mu ikoboyi. Kameramani karama avuga ngo kuramuvugira ibi. Yabona yoroha azabwira umugore uko ibintu bimeze. Nukuri. Kugira ngo natwe tuzatworoha. Ko nukuri. Hanyuma tukiri kuri iyi point yo imibanire, abagore ngo ntibaza bizera abagabo ugereranyije n'ukuntu abagabo batizera. Nukuvuga ngo abagore nibo bantu bataze bizera abagabo babo cyane ugereranyije n'abagabo. Ngo watahaga kuramo password akareba hariya muri WhatsApp, kareba muri za message ninde wamwandikiye uyakwandikiye iki, ibyo byose ariko nta mugabo cyane uzawirukankira muri telefone y'umugore. Ikibazo ni telefone noneho. Ni telefone, ariko urumva telefone na agapoint kuko ataba mwizeye muri rusange. Abagore ngo ntibaza bizera abagabo muri rusange. Urugo rumaze kugera ku ntera mutizeranye, urugo ngurwo rwose sinzi ahantu ruba rugeze, kubera ko sinumva urwo rugo ahantu ruba rugeze. Urugeraho umugabo wasohoka kwitaba telefone kavuga kubera ko agiye kwitabira hanze, bigeraho umugabo asiga telefone aho ngaho ukirukira kureba bamwandikiye. Iyo bigeze aho ngaho urwo rugo ruba rwinjemo akavirusi. Ariko hari abagabo hari umuntu ukija kwitabira telefone hanze. Nimba hari umuntu ngukija kwitabira telefone hanze, abana ubwo nje narinzi ngo ruba rutangiye kugira ibibazo, ariko Diane iwavuze ko kera ruba rugeze rukeneye fundi ku kintu cyo kwizerana. Diane, abantu babiri baje bakakubwira ngo sindi mu kwizera umugabo, yasohoka umugore akazabwira ngo umugore akakubwira ngo sindi mu kwizera umugabo, wabahiye na habaye iki kugira ngo batizerana kwanza? Atahabwishe ngo hari telefone yamuhamagaye ku rugero, cyangwa nabonye hari kumanukana n'undi mugabo. Bene ako kantu ntabwo abantu ngo mu rugo ntibaza bapfa ibintu bikomeye. Hari abapfuye imbere bitambutse, umwe akavuga ngo yaciye aha, undi ngo yaciye aha, barafimana. Babahiye na Madia imbere biciye hano, umwe ngo yaciye aha, undi ngo yengosiyo, baba bapfuye cangice.
nibaza ko kugira ngo umuntu agutere icyizere ko nuko hari imyitwarire yindi uba wahinduye ataragusanzweho. Aramutse ngesheje inama namusaba kumbohokera umutima, kumbohokera akambwiza ukuri kwiwe, tukumva niba amakosa wenda atari we aturuka kugira ngo uwo bashakanye abe yitwara kubera ko nka bimwe twavugaga by'inshingano, hari igihe umuntu ashobora kwitwara umuntu atarasanzwe yitwara, ugasanga ntacyuzuza inshingano ze mu rugo, ukabona hari ikintu cyahindutse, ukaba wanakwibaza ko umuntu utagikora kino kintu ntangiye kumukeka, kubera ko uyu muntu ari kwitwara gutya ntangiye kumukeka. Ugasanga niba uri umugore cyangwa se niba uri umugabo, telefone yawe yaga ku meza, ariko muri iyi minsi ntikiva ku mufuko, ntushaka ko ayikoraho. Ese iyo telefone uba uri kwihishamo ibiki? Niho usanga umuntu aba ari kugukeka. Ariko kandi ubwo uri kumva haba hajemo ikintu cyo gucana inyuma, cyo kutizerana, ukaba wakeka ko umupatina wawe ari kuguca inyuma. Rero njyewe angishije inama nabanza nkumva niba we mu by'ukuri nta myitwarire mibi yagize ishobora gutuma icyo kintu cyaba. Niba agifite nkaba namubwira ati rero wamenyega amavuta, wagize nabi, kosora ugire gutya, kandi n'amakosa mu rugo abaho, ariko uburyo amakosa akosorwa nibwo bushobora gutuma bongera gusubirana. Kuba umuntu yakosa, kuba umuntu ari umugore, yego ndi umugore, ntibibujije ko abagabo bazamvugisha, ariko se niba umugabo amvugishije ni ngombwa ngo uze ubirakariremo utanazi n'icyo turi kuvugana. Rero icyiza ni uko uba ugomba kuganira umuntu. Kominikasiyo ubundi mu rugo ni ikintu gikonta 100%. Rero niba habaye ikibazo mukicara mukakiganiraho, kandi no gukosora umuntu mu gihe yakosheje, mbere yo kumukosora uzaze wibaza ati se ari ngiye ukosheje bankosora gute, ari ngiye nkosheje umuntu akankosora ambwira muri ubu buryo ngiye nabyakira gute. Ugasanga rero hari utuntu twinshi tugenda dutuma nyine hagenda habaho uko kugongana, ariko byatewe nuko nta kominikasiyo iri mu rugo, byatewe nuko icyizere cyagabanutse, kandi icyizere kitakiri mu rugo ni ukuri urugo ruba rwangiritse pe. Abagore ariko ngo ndimuza mwemera gusaba imbabazi, byagenze gute? Umwaka ushize muri rusange kuva kuri Adamu kuri Eva, abagore uzumu ngo azamacaha ngo agacaha kugeza wowe umugabo wemeye ikosa, nubwo wosanga ari we wamenye amazi mu kirambi, aza bizungurutsa paka ngo wemere ko ari we wayamenye. Abagore ngo ntibazabemera gusaba imbabazi. Simbizi, sinzi abagore uko bameze, sinzi n'impamvu zituma badasaba imbabazi. Gusa iyo ikosa ryabaye habaho kubalansinga. Niba uri umuntu ushaka amahoro mu rugo, n'igihe utakoze ikosa, burya umuntu mubana uramwibuka mumenya. Wowe iyo ubona ari umuntu uba hejuru, gerageza unyenyekeye nubwo uri umugabo. Niba ubona ko iwe gusaba imbabazi ntacyo bimubwiye, ariko wowe ufite objectif yo kubaka, wowe mucire bugufi. Uwo mugore nawe ibyo byose niba ari umuntu wiga, azabona ko mu by'ukuri nawe rega ababizi ko yakosheje, aba yigeza nkana, ariko nyine ni za karagiteri z'umuntu. Niba we ariko ateye kandi wowe uri umugabo ushaka kubaka, zozo wihangana nyine. Abagore nyine nuko twabaye. Hari abasa bavuga ngo navuze badashobora, wavuze ko kominikasiyo ari ikintu cy'ingenzi mu rugo. Hari umuntu uvuga ngo navuze, cyangwa iyo ari abagore bakunda kwama avuga ngo umukobwa w'abanyanaka ngo uzambona, umukobwa w'abasinzira ngo cyane ngo nibo ngo navuze yifashe gutya ngo uzambona ngo umukobwa w'abarunyanaka. Iyo navuze umuntu akwiriye ntawo uboganiriza ngo yumve ko yakoze ikosa ngo ahindukira avuge ati nari nayobye mbabarira, cyangwa ukwiye kunanika ukidefanda. Uko no kwidefanda mu mafuti.
uvuze woroheje wakumvikana, kuvugira hejuru siko gukemura ibibazo, ahubwo wowe ikizima ni uko uba ureba icyo ushaka, ese ndashaka iki mu gihe habaye gutya, uko byagenda kose nibwo wazamuka uri umugore, ariko urwo rugo nturusohokamo, wavuze se wavuze iki, urinde se, ahubwo iciza ni uko kandi nta n'umugore uba ukwiriye kuvugira hejuru. Ubu akenshi mu kinyarwanda bita ibishegabo, nta mugore uba ukwiriye kuvugira hejuru, nta n'ubwo umugore se afata decision gute, umugabo niwe ukwiriye gufata decision mu rugo, akavuga ati ahubwo umugabo niwe uvuga navuze, ariko nta mugore yavuze navuze, wavuze iki se urinde. Ariko umugabo we byibuze birakwiriye ko ashobora kuvuga ngo kurambwira gutya ngo dukore iki, ariko namaze kuvuga gutya. Yes, umugabo niwe mutware w'urugo. Ariko cya kintu hari igihe ashobora kuba kitari mukuri, wowe umugore ukabona kino kintu sibyo. Aba atari mukuri, ariko muri ako kanya ku mugore w'umunyabwenge uzumwemerera mu gihe atari ikintu kigiye gushirwa mu bikorwa ako kanya, ariko kubera ko uzi icyo uri ushaka kubaka, uzumwemerera ukamubwira ati yego, hanyuma mwiherereye mwatuje mutakiri muri ya situation ukamubwira ati rero papa kanaka nubwo wambwiye kuriya ariko nari mfite igitekerezo. Burya niyo communication nari ndikubwira, uburyo uvugamo ikintu nibwo bwubaka, nawe ukamubwira ati mfite igitekerezo, ubu ngubu nibwo bwa bwuzuzanye nakubwiraga butari uburinganire. Umugore mu rugo kera abagabo nibo bavugaga, ugasanga icyo umugabo yavuze nico ngico nico kigenderwaho, none ugasanga no mu nama bahaga abakobwa bagiye gushakwa barababwiraga ngo umugabo navuga we mugore ujundika amazi. Uko kujundika amazi bavugaga, baravuga ngo umugabo navuga wowe uceceke, ariko mu kinyejana turimo no gusharinga ibitekerezo, iyo ucecetse hari ibyapfa kandi wahari uko ari kubigarura. Sindi kuvuga mu gihe cy'amakimbirane, niba mwagiranye amakimbirane wowe ceceka nk'umugore, ariko niba hari ide ufite yakubaka urugo rwanyu, wijundika amazi kandi ufite ikintu cogarura, ufite igisubizo, wijundika amazi, ahubwo cira uvuge nawe utange igitekerezo, ariko atari muri wa mwanya. Umenye igihe cyo kuvuga, niba umugabo yavuze ngo navuze yego byubahirize, ariko mu wundi mwanya mubwira ati nyamara cya kintu wavuze nubwo wakivuze gutya ariko nari mfite agatekerezo rukundi kuntu ndi kubibona, ese tubigenjeje gutya, n'umugabo nawe yarabe ukuntu bivuze na discipline bikoresheje, utari kuvuga ngo wowe se ko uri kuvuga n'igihe ubivugiye nuko bivuze abantu urumvikana. Utanze kaminuza hakika ya Mungu. Nababwiye ko uyu mama aha yatanga vaccine abatayizi ni indubi, mu by'ukuri afite amasomo meza kandi afite n'uburyo aganira, afite ubwenge butangaje. Ni Mugisha Diane official, abakeneye kureba televiziyo bayirebe, karaganira neza. Nababwiye ko kumubona bigoye kubera ko twamuprofise, turamukomeza tumubaze utubazo nkatungahe adufashe. Reka akabazo gakurikira kanyuma ni sante cyangwa se amagara meza, kubaho neza mu rugo, ibintu bijanye wenda ni kugaburira umuryango neza, se nabyo ni ikintu gikonta mu bana, kwita ku muryango, kubagaburira, ku isuku mu bana, nabyo ni ibintu bikenewe mu muryango cyane. Nabonye hari abantu bigeze kwigisha abantu guteka, ubabwira uburyo bakwiye gutekera sa nutanze incamake uko bikwiye kugenda mu rugo, guteka, kugaburira umuryango. Kimwe mu nshingano z'umugore habaho no gutekera abantu tunze mu rugo rwawe. Umugabo nawe wenda akaba yabahahira, bitabujije ko n'umugore nawe yahaha, uri kumva. Hanyuma rero kubera ko guteka umuntu abayeho kubera ko arya, utariyo wapfa kandi arya kurya neza, kandi noneho kurya neza mvuga ntabwo ari byinshi cyangwa ariko kwita ku karite y'uburyo uteka mu bintu nisaba. Yego, nisaba cyane, yaba ari umugabo yaba ari umugore. Ese kuri umuntu akwiye kurya nkakangahe abana? Tukwiye kurira rimwe cyangwa abana bakwiye kurya kangahe ku munsi, y'abakuru kangahe, cyangwa ni igihe umutabiri washoye?
Ku bana bwo biba bitandukanye n'abantu bakuru kubera ko hari igihe umuntu mukuru wasanga anarya na rimwe ku munsi wenda uswate wiriwe mu kazi iyo wiriwe ntiwariye ariko nk'umwana biterwa n'ingano y'umwana